Yesu ashimwe, muraho neza. Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu ubuzima bwuzuye. Nibwo buzima Imana ikwifuriza, ubuzima bumeze nk'uko Imana ishaka muri none, ubuzima bufite intego yo kuzabana n'Imana mu ijuru, twarakoze ibyo Imana yadusabaga gukora byose. Ibyo bintu birashoboka. Nongeye kukwinginga kugira ngo niba utari Kristo ubuzima bwawe niyo ntambwe yo guheraho. Byaba ari akaga, byaba ari nko kutita cyangwa se kutagira ubwenge, nubwo biteye isoni kubivuga, ariko kudateganyiriza aho uzaba nyuma y'ubu buzima. Nyuma y'ubu buzima hari ubundi. Abanyabwenge bose babaho bateganya muri none, barakora bagateganya, bakabika, bagateganya ibintu bizabafasha mu minsi yigiye imbere. Tekereza none ahantu uzaba imyaka itabarika. Tuvuga imyaka kuko aricyo gipimo twebwe tubasha kuvuga, ariko ni ibihe by'iteka ryose. Uhateganyiriza muri none, wemera Kristo, ukamwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ukababarirwa, ugahinduka umwana w'Imana. Amazina yawe akandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Ntekereza ko aricyo cyemezo gikomeye kandi cy'ingenzi umuntu ashobora gufata agihumeka, akiri ku isi, akiri hano muzima. Akahitamo guha Kristo ubuzima bwe, aza kuyobora intambwe ku yindi, kandi ibyo tuyoboramo biba ari byiza. Akaduha imbaraga zo gutsinda icyaha cyishe iyi si. Iyi si mu by'ukuri yishwe n'icyaha, kiruzuye, kirayitegetse, kituzaniye amahano atandukanye, yaba mu miryango, yaba ku buzima bw'abantu mu giti cyabo, kituzaniye ibibi byinshi. Ariko umuntu ari muri Kristo Yesu neza, agira imbaraga hejuru y'icyaha, akabaho yishimirwa n'Imana, ndetse ahesha Imana icyubahiro aho agiye hose. Impamvu rero tuba tuganira muri iki kiganiro ni ukugira ngo twungurane, ni ukugira ngo duhugurane ibyamfashije muri urugendo mbikubwira. Icyo menyeshejwe n'Umwami Imana ku bushobozi mfite uko bungana, nawe nkikumenyeshe. Ndifuza ko uyu munsi twaganira ku ijambo mu Gifaransa bavuga ngo ni brisement, cyangwa se kumenagurwa n'Imana. Kumenagurwa n'Imana irimo idutunganya kugira ngo tube abo Imana yifuza ko tubabo. Ni umurimo bidasaba ko tuwusengera kugira ngo bidukorerweho. Ni umurimo ikorwa n'Imana ubwayo, ikawukora mu buryo ishaka, ikagutunganya, ikantunganya. Ni umurimo usa nkaho utubabaza, ariko abantu bose bakijijwe by'ukuri, bahaye Kristo ubuzima bwabo, bazakubwira ko hari amasomo amwe n'amwe bahawe n'Imana, ikagira ibintu bigisha ikoresheje ibintu bisa nkaho bibabaje cyangwa se binababaje. Ijambo ry'Imana muri Zaburi y'ijana na 19 mirongo 67 muri Bibiliya yera haravuga ngo ntarababazwa narayobaga, ariko none nitondera ijambo ryawe. Ntarababazwa narayobaga cyangwa se narayobagurikaga, ngo ariko none nitondera ijambo ryawe. Bibiliya ijambo ry'Imana yabivuze neza, aravuga ngo mbere yuko ncishwa bugufi narateshukaga, naho ubu nkurikiza ibyo wavuze. Mbere yuko ncishwa bugufi narateshukaga, nkaho ubu nkurikiza ibyo wavuze. Ni ukuvuga ngo hari igihe Imana yemera ubwayo ikaducisha bugufi, ikoresheje abantu, ikoresheje ibihe, ikoresheje imibabaro, ikoresheje ibintu bitandukanye, ikaducisha bugufi. Ni ukuvuga ngo sinjye wicishije bugufi, oya, yancishije bugufi kugira ngo inyigishe. Ngo mbere yuko ncishwa bugufi narateshukaga, naho ubu nkurikiza ibyo wavuze. Uyu murimo wa brisement cyangwa kumenagurwa n'Imana cyangwa kujanjagurwa n'Imana bituma tugenda tugera ku rugero rwiza rwo gusa na Kristo. Kristo agasenya ibintu byinshi byubatse muri ngewe bitajyanye n'imigambi ye, bitajyanye n'uko anyifuza. Nk'uko navuze, ntabwo tuvuga ngo turabisengera ngo Imana ibikore muri twebwe, ndetse n'iyo murimo urimo gukorerwa muri twebwe nta neza yabyo tuba tubona. Icyakora hakurya turayibona. Nyuma y'imyaka runaka usubiza amaso inyuma ukavuga uti Imana yagize neza ko yemeye ko nca muri cya kintu, kuko byantoje ikintu runaka. Ukavuga uti ndi uwo ndi w'uyu munsi kubera umurimo Imana yakoze mu buzima bwacu. Mu ijambo ry'Igifaransa bavuga ngo ni brisement, mu Kinyarwanda navuze kumenagurwa n'Imana cyangwa se kujanjagurwa n'Imana, niko nagerageje kubivuga. Iyo dukijijwe rero duhinduka abana b'Imana, tugatangira urugendo rwo kugenda dusa na Data watubyaye. Aba ari urugendo rutangiye, si urugendo rwuzura mu kwezi, uretse ko rutuzura no mu myaka, ariko byibuze tugenda dutera intambwe. Nakijijwe, nahindutse umwana w'Imana, uwo munsi ntangira urugendo rwo kugenda nsa na Data. Ni buhoro buhoro. Igituma ngenda nsa na Data rero, hari n'uwo murimo Imana ikora mu buzima bwanjye. Mbere yuko dukizwa hari ibintu biba byarangije ubuzima bwacu. Ibibi by'isi biba byaratwangije, inzangano z'abantu zatugezeho ziba zaratwangije, abantu batwanze, abo twebwe twanze, kwangana, ndetse n'ubuzima bw'icyaha biba byaragiye byangiza ishusho y'umwimerere Imana yanyifurizagaho. Kugira ngo rero nse na Data, ibyanyanduje n'ibyatumye ntakaza ishusho yanjye y'umwimerere bigomba kugenda bimvamo. Kugira ngo nse na Data, ibyanyanduje, ibyasenye umuntu wanjye wamwe imbere, ibyampaye imyitwarire runaka idasa n'Imana bigomba gusenywa bikagenda bimvamo buke buke, cyangwa se ku rugero Imana ishaka. Bimwe rero mu byo Data akoresha kugira ngo ampe ishusho nziza
harimo kumenagurwa cyangwa se ikintu twise brisement mu rurimi rw'igifaransa. Niko kujanjagurwa ngahabwa indi shusho imeze nk'uko Imana ishaka, indi shusho ikwiriye mu yandi magambo. Twifashishije iki cyanditswe kiri muri Yeremiya igice cya 18 umurongo wa 3 tugeze ku murongo wa 4, harambwira ngo nuko ndamanuka njya mu nzu y'umubumbyi, ndebye mbona arakorera umurimo we ku ruziga. Ku murongo wa 4, nuko ikibindi yabumbaga mu ibumba gihombera mu ntoki z'umubumbyi, maze aribumbisha ikindi kibindi kimeze uko ashaka. Hari ikibumbano cya mbere, hanyuma gihombera, nuvuga ngo gitakariza isura mu ntoki z'umubumbyi, ariko noneho arongera cyangwa se yabigizemo uruhare kugira ngo kive mu isura ya mbere, muri forme ya mbere kuko itari imeze neza, none harongera giha forme imeze nk'uko ashaka, ngo maze aribumbisha ikindi kibindi kimeze uko ashaka. Uko niko tumeze. Wa murimo wa brisement cyangwa kumenagurwa n'Imana ni uwo kudukura mu ishusho itariyo, tukamenagurwa, tukajanjagurwa, kugira ngo umubumbyi wacu cyangwa umuremyi wacu none haduha ishusho imeze nk'uko ashaka. Mba nsanzwe ndi ikibumbano kimeze uko njyewe nshaka. Iyo mvuze ngo ikibumbano kimeze uko nshaka, ni ukuvuga ngo iyo ntaraza muri Kristo mba n'umuntu wigenga 100%. Ndi maître de ma vie, ni ukuvuga ngo ntegeka ubuzima bwanjye, ndi umwami w'ubuzima bwanjye. Nkora ibyo nshaka, nkabikora igihe nshakiye, nkabikora uko nshaka, mba nitegeka. Ni uko nguko tuba tumeze, ni uko nguko abantu baba bameze iyo bataraha Kristo ubuzima bwabo. Mwibuke ko iyo dukizwa turavuga ngo ngwino tubere umwami. Mba ngiye kumanuka ku ntebe y'ubwami bwanjye. Iyo ntaraha Kristo ubuzima bwanjye, mba nicaye ku ntebe y'ubwami bw'umutima wanjye, nkora ibyo nshaka uko nshaka n'igihe nshakiye. Guha Kristo ubuzima bivuze iki? Bivuze ko ngewe urutanse mva ku ntebe y'ubwami bw'umutima wanjye nkayiha undi mwami witwa Kristo. Ibyo bintu rero ntabwo bipfa gukoreka nk'uko turimo tubivuga, biba bimeze nk'urugamba. Ni ukuvuga ngo Kristo arakuraho ubwo buzima nishyiriyeho, nashushanyije uko nshaka, nkabikora uko nshaka, ntawe unyobora, ntawe ungenga, agashaka gutangira kuyobora ubuzima bwanjye. Bivuga ngo ni ubwami bumwe buba bugiye kuvaho hakajyaho ubundi bwami. Mba nicaye rwose ku ntebe y'ubwami bw'umutima wanjye nk'uko nari mbivuze. Umuntu wese rero muri karemano ye, twese nanjye ubabwira nawe gukurikirana muntu, umuntu wese agira ubwibone bubitswe mu mutima we, nibwo Imana iheraho. Hari ubwibone bubitse mu mutima wacu. Ubwo bwibone tubuterwa nuko turemye, tukabuterwa n'ibyo twashoboye, n'ibyo twabashije. Burya umuntu wese agira ibintu abasha, n'uburyo yireba akavuga ati ariko burya ndi umunyabwenge muri iki kintu, akabubwo yireba akavuga ati ariko burya ndi mwiza hano hantu, nshoboye ibi n'ibindi. Uzumve mu mutima wawe iyo hari ikintu wakoze neza, yewe kigashimwa n'abantu, uzumve mu mutima wawe ukuntu haba hameze. Ni ukuvuga ngo hari ubwibone bubitse mu mitima y'ikiremwa muntu cyose. Kugira ngo rero data tuyobore neza, kugira ngo Kristo atuyobore, amenagura kano kantu, ntago biryoha. kandi cyampa umwami Imana akampa amagambo akwiriye kubigusobanura kugira ngo wumve ibyo ari byo n'uburyo uyu murimo ukoreka muri twebwe, ariko ahera kuri icyo ngicyo. Aba yifuza ko ubwo bwibone bwanjyewe, njyewe n'inarinjye n'ibindi byose bingize bukurwaho, ngahinduka ikibumbano kimeze uko Imana ishaka, kiyoborwa uko Imana ibishaka. Imana yacu tugirire neza. Muri bukarira jambo twavuze muri Bibiliya, ijambo ry'Imana, Zaburi 19:37, havuze ngo mbere yuko ncishwa bugufi narateshukaga, naho ubu nkurikiza ibyo wavuze. Murabizi gucishwa bugufi ni nko gukanda ubwo bwibone cyangwa se kubukoraho. Nuvuga ngo no gukora ahantu hanjye hakomeye, ndwanaho hishema ryanjye, huwo ndiwe, hicyo ndicyo nibyo nagezeho, naho ngaho hakandwa. Gucishwa bugufi, sinicishije bugufi, sinjye wamanutse kubw'ubushake bwanjye, ahubwo nabaye oblige, bansikamiye bancisha bugufi. Ibi bintu Imana irabivuga. Ubu bwibone busanzwe mu mitima y'ikiremwa muntu cyose, iyo turebye mu nama Paulo yagiraga Timoteyo, tubona ko ari imwe mu mpamvu ituma abantu bakijijwe vuba cyangwa bizeye Kristo vuba batagombye guhabwa inshingano. Kuki batagombye guhabwa inshingano? Nuko uwo murimo wo kujanjagurwa nubwo utarangira, ariko hari uw'ingenzi ukunda gukorwa mu minsi ya mbere twahaye Kristo ubuzima bwacu. Uwo murimo utarakorwa mu buzima bwe, kuko utarakorwa mu buzima bwe, iyo ahaye inshingano isa nk'imushyize hejuru, ishobora kumutera umutego wo kwikakaza nk'uko turi bibone. Reka dusome muri uru rwandiko Paulo yandikiye Timoteyo, urwandiko rwa mbere, igice cya 3 umurongo wa 6 kugeza ku murongo wa 7. Harambwira ngo kandi ntakwiriye kuba uhindutse umukristo vuba, kugira ngo atikakaza. Abana abakozi Imana barimo bavuga, harimo abepiskopi, harimo abakora imirimo yo kuyobora bitandukanye, ngo kandi ntakwiriye kuba uhindutse umukristo vuba, kugira ngo atikakaza akagwa agacirwaho iteka Satani yaciriweho. Ku murongo wa 7, kandi akwiriye gushimwa neza n'abo hanze
kugira ngo adahinyuka akagwa mu mutego wa Satani. Reka twongere turebe aya magambo muri Bibiliya, ijambo ry'Imana. Iyo twifashisha iyi version y'ijambo ry'Imana nuko irimo ikinyarwanda dukoresha uyu munsi, irimo ikinyarwanda gisanzwe. Haravuga ngo umuyobozi w'umuryango wayo, umuyobozi w'umuryango wayo cyangwa ukora imirimo runaka mu bwami bw'Imana, umuyobozi w'umuryango wayo ntakwiriye kuba umuntu wemeye Kristo vuba ngo atigira ishyano ryose, bityo agacirwaho iteka irya Satani. Atagira gute? Atigira ishyano ryose. Ni ukuvuga ngo burya mba narigize ishyano ryose, uba warigize ishyano ryose. Si ikinyabupfura gikeya, si ukugutuka, ariko turimo turabwizanya ukuri ko mu mitima yacu. Ibi ndimo nkubwira byakozwe mu buzima bwanjye, ndatekereza ko na n'uyu munsi hari ibindi umwami agikora, ariko hari iby'ingenzi nibuka by'ibanze byakozwe mu myaka yanjye ya mbere y'agakiza, bifite ikintu byarimye muri njyewe, byakozwe umubiri wanjye ubabara, amarangamutima yanjye babara, nyine ncishwa bugufi. Nawe tekereza umuntu arashaka guhagarara ukongera ukamumanura, mutekereza se ko ibyo bintu biba byoroshye? Biba bikomeye, ariko bifite umumaro mu rugendo rwa gikristo, bituma tururambiramo, tukagenda twigishwa n'Imana tutabivuyemo cyangwa se tutikakaje. Ni ukuvuga ngo mu busanzwe umuntu wese aba yigize ishyano ryose mu mutima we. Mbibutse kano kantu ntaragera kure, ikinyabupfura no guca bugufi burya biratandukanye. Hari umuntu utazigera umenya ko ari umwibone kuko afite ikinyabupfura, azi imvuga ikwiye imbere y'abantu bakwiye, amenya igihe cyo kuvuga n'igihe cyo guceceka, ariko ibyo ntibivuze ko ubwibone bwashize mu mutima cyangwa se bwakanzwemo mu buryo buhagije. Ushobora kugira ikinyabupfura kuko narizwe neza, nkavuga neza, nkumva ubwibone namba mu mivugire yanjye, ariko bupakiye mu mutima. Iyi Mana rero yo ireba mu mutima, ntabwo ikangwa n'amagambo, afite ikinyabupfura, afite uburere. Niyo mpamvu ikora umurimo utangaje mu mitima yacu, igira ngo ejo ntazigira ishyano ryose nkikakaza nkagwa, hanyuma ngatsindwa mu by'uru rugendo. Reka dukomeze hano hantu ngo umuyobozi w'umuryango wayo ntakwiriye kuba umuntu wemeye Kristo vuba ngo atigira ishyano ryose, bityo agacirwaho iteka nk'irya Satani. Umurongo wa 7, nanone kandi agomba kuba umuntu n'abatemera Kristo bavuga neza, kugira ngo atagawa akagwa mu mutego wa Satani. Ibi bintu bavuze ku murongo wa 7 ngo akwiriye kuba ari umuntu n'abatemera Kristo bavuga neza, kugira ngo atagawa akagwa mu mutego wa Satani. Ibi bintu kugira ngo bikoreke mu buzima bw'umuntu ni urugendo, ni ukwigishwa n'Imana, ntaracishwa bugufi, narayobaga. Umuntu uzasanga ari umukristo mwiza, atari iby'ikinyabupfura cyo ku munwa gusa, biri n'indani mu mutima, akaba yashimwa n'abantu bo hanze. Hari umurimo wo kujanjagurwa wakozwe mu buzima bwe, si uko yicishije bugufi, ahubwo yacishijwe bugufi hanyuma aritoza. Kwa kwikakaza kugenda gushira mu buzima bwe ku rugero rungana nk'uko Imana yabigennye, n'urugero yemeye kumvira iyo Mana. Mwibuke ko turi ibumba ariko rifite amaguru. Hari igihe Imana igambirira kukubumbamo ikibumbano ishaka, ariko ukagenda uyicika. N'icyagiye mu kigeragezo runaka Imana yarishyize ku buzima bwawe kugira ngo kikwigishe, usa nk'ugikwebye ukajya kwicira inzira. Bimera nk'umwana wakwiga igihe cy'ikizamini agahora atsindwa noneho agasibira, kuko turi ibibumbano bifite uko kwigenga kwabyo. Hari ubwo ducika ibiganza by'umubumbyi, akabura uko adutunganya mu buryo bungana n'ubwo yari yaragennye, ariko kubw'imigambi itandukanye y'Imana ahubwo yogera rwose ikakubumba. Mbibutse ko ikibumbano iyo uri mu giha forume kirababara. Niyo mpamvu uyu murimo wa brisoma, kumenagurwa n'Imana, uratubabaza rwose mu marangamutima. Imana rero ikoresha ibintu bitandukanye bigucisha bugufi, kandi biba birimo kukubabaza, kuko ibyo wumvaga ari agaciro kawe bikorwaho. Ibyo wumvaga ari agaciro kawe, aricyo cyubahiro cyawe, bikorwaho. Bimwe mu bintu narebye ahangaha mu buzima busanzwe bishobora gukorwaho byara agaciro kawe, navuze ubwiza bw'inyuma, igihagararo gishobora gukorwaho mu bihe byo kwigishwa n'Imana. Ukaba ari umukobwa mwiza cyangwa umugore mwiza, ntekereza ko ari twebwe dukunda ubwiza bw'inyuma kuruta abandi. Ukaba wari ufite ubwiza bugaragara inyuma, ariko ukajya kubona ukabona umeze nk'uwacuyutse ukuntu, ukabona ufite nk'umweru ukuntu. Ibyo bintu ababiciyemo ndibaza ko babyumva. Ubwiza bugakorwaho. Kuki bwakozweho? Bwakozweho kuko bwasaga nk'ubugize agaciro kawe, wumvaga agaciro kawe ari bwo bwiza. Muzabona abantu binjiye muri Kristo neza, yego harimo abahura n'ibibazo bitandukanye, ariko hari n'igihe nta n'ikibazo, wenda ntiwanakennye da, tuvuge kwenda ngo urakisiga nk'ibyo wisigaga, uracyambara nk'ibyo wambaraga, ariko icyo gihe cyo kusa nk'ubwiza bwawe bukozweho gikorwaho rwose ku bantu bari muri Kristo neza, cyane iyo wari ugihagazeho. Kuko mwibuke ko umuremyi wacu aregara tuzi akanda aharwaye. Niba wowe utihagararagaho mu by'ubwiza, siho azakanda rwose aharwaye. Hari ikindi kintu ushobora gukorwaho cyitwa ubukungu.
ubukungu buhagaze neza hari ukuntu budutera ubwibone, ukuntu kumva ubaye umuntu w'umugabo kuko agafaranga karahari mu mufuka, karahari kuri konti, ibikorwa biragaragara. Rimwe na rimwe rero Imana ikemera ko ibyo ngibyo nabyo bikorwaho kugira ngo icyubahiro cyawe, agaciro kawe ke gushingira ku butunzi bwawe. Suko Imana yanga kutunga, ariko irifuza ko mu rugendo rurerure ugiye kugendana nayo, agaciro kawe, icyubahiro cyawe kizaba Imana, kitazaba ubukungu runaka wikorereye n'imbaraga zawe. Imana ikemera ko bikorwaho. Nongere mvuge ngo Imana ikora aharwaye. Niba ubukungu bwawe atari bwo wishingikirizaho, niba amafaranga yawe atari wishingikirizaho, wenda Imana izakora ahandi hantu. Ariko abantu benshi bahagaritswe n'amafaranga kandi bari mu rugendo rwo kuzakoreshwa n'Imana, ako gace rwose kazakorwaho. Ibi nicyo twakwita nka dignité. Hari ishema ryanjye, hari ishema ryawe, Imana ikagira gutyo ikarikoraho. Ikintu kigutera ishema gishobora gutandukana n'ikintera ishema, Imana ikabikoraho itakwanze, idashaka gutakaza. Mbibutse ko imirimo yose ikorwa mu rukundo, Imana ibikoresha urukundo, ariko Imana igakora kuri iryo shema ryawe kugira ngo ishema ryawe rizakubere kuba muri Kristo. Ngo wirata yirate Kristo. Ni ukuvuga ngo ibyirato byacu bikwiriye kuba Kristo. Iyo wigishijwe n'Imana neza, ugakunda ukumvira bigakunda, haba igihe Imana ibikugarurira. Turaza kubibona ku rugero rwa Nebukadinezari. Hari igihe ibikugarurira ukabigarukamo, ariko warize isomo. Ikindi kintu gishobora gukorwaho ni ubwenge. Buri bwenge nabwo butera ubwibone ukuntu. Iyo umuntu afite ubwenge bwo gukora ibintu, ubwenge bw'imigenzereze, agatanga inama igahita icamo, agapanga ibintu bigacamo, hari igihe Imana ibikoraho. Ntabwo wahindutse umusazi, ariko birasa nk'aho ibitekerezo bimeze ukuntu. Ndahamya ko abumva ibi bintu baciye muri ibi bintu barimo babyumva, ariko nawe utarabicamo ndakubwira ngo Imana mufitanye urugendo rurerure kugeza igihe uzavira muri uyu mubiri ukiri ahangaha ku isi. Yifuza kugutunganya kugira ngo ejo itazagutakaza, ugatakaza icy'ingenzi. Niyo mpamvu ishobora gukora ku bintu bisa nk'iby'ingenzi kuri twebwe ariko bitari iby'ingenzi kuri yo, ikabikoraho gatoya kugira ngo utazatakaza ubugingo buhoro. N'ibindi bitandukanye Imana igikoraho kugira ngo witoze guca bugufi, ubwibone bwo mu mutima wawe bugabanukemo. Ntangiye kuvuga ngo bushiremo, ariko gushiramo burundu birakomeye. Imitima yacu iragoye, ariko bugenda bugabanukamo pe bigakorwa n'Imana. Turebye gatoya kuri iki cyanditswe tubona mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, ibice 2 umurongo wa 20 kugeza ku 21, ngo mu nzu y'inyumba ntihabamo ibintu by'izahabu n'iby'ifeza gusa, ahubwo habamo n'iby'ibiti n'iby'ibumba, kandi bimwe babikoresha iby'icyubahiro, naho ibindi bakabikoresha ibiteye isoni. Nuko rero umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye, azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro, cyejejwe, kigirira nyiracyo umumaro, kandi cyatunganirijwe imirimo myiza yose. Muri iyi nzu y'inyumba cyangwa muri iyi nzu nziza cyangwa muri iyi villa, reka tuhagereranye n'urugo rw'Imana, harimo twebwe abakristo bari mu rugendo. Turi ibikoresho bitandukanye, bikoreshwa imirimo itandukanye. Ariko kuri uyu murongo wa 21 havuze ngo iki gikoresho iyo kiyejeje kikitandukanya n'ibidatunganye, kizaba kibaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro, cyejejwe, kigirira nyiracyo umumaro, kandi cyatunganirijwe imirimo myiza yose. Cyaratunganijwe. Agaciro duhabwa muri ubu bwami, simvuga ko duhabwa n'abantu, ko hari abantu babyitiranya bakavuga ngo utunze cyane, umeze gutya cyane niwe wakoreshwa n'Imana, n'ibindi abantu bapimiraho. Ibi si byo Imana ipimira, ahubwo watunganijwe akarushaho kugenda arushaho gusa na Kristo. Ndahamya ko ari ufite agaciro muri ubu bwami. Iki gikoresho rero cyatunganijwe gishyirirwaho gukora imirimo myiza yose, kandi ni igikoresho gihesha icyubahiro nyiracyo, ari we Mana. Umukristo watunganijwe ku Mana ari idutunganya, ari nayo idutuma, Imana yakwishimira kumutuma ahantu aho ariho hose kuko atazayisebya. Dutanze urugero rw'ubuzima busanzwe, umuntu ugiye guhagararira igihugu cy'u Rwanda mu gihugu kindi runaka, ndahamya ko barobanura umuntu babona atazasebya u Rwanda, umuntu utazagera ngo ahinduke umusinzi, umuntu utazagera ngo agurishe igihugu, umuntu utazagera ngo agambane. Bararobanura kuko bashaka umuntu uzagihagararira neza. Nshuti z'Imana, abari muri Kristo Yesu, ubundi twese duhagarariye ubu bwami. Mwibuke ko twagombye kuba umucyo umurikira abandi, twagombye kuba umunyu uzana uburyohe muri iyi si. Ndetse biratubwira ngo ubuzima bwacu ngo bumeze nk'uburi ku mudugudu hejuru. Turi abantu batagombye kwihisha, turi abantu ahubwo bamurikira abandi, ngo turi inzandiko zisomwa na bose. Data rero yifuza yuko abamuhagarariye, abahindutse inzandiko zisomwa na bose, bagombye kuba abantu batazamukoza isoni. Niyo mpamvu agutindaho, niyo mpamvu antindaho, akantindaho nta rwango, akavuga ati utase ejo nzamutuma hanaha, azahagarara imbere y'abantu runaka, azaba icyitegererezo cy'abantu runaka, reka nkande n'aha ngaha. Akabikora mu ntangiriro z'agakiza, ntazahanyerekeza, ntazahazantuma, ntazi icyo azankoresha, njyewe nkaba ndaho ndimo ndarira, mbabazwa n'ibyo akora. Mana, kuki wemeye ko n'iki ngitakaza, kuki n'iki wagikozeho, kuki ndimo nisiga amavuta ntamfate, kuki ubwiza bwanjye bwapfubye, kuki ubwenge bwanjye budakora, kuki amafaranga yanjye yakozweho. Ibyo byose bikagenda bikorwaho, ariko Imana irimo indeba mu myaka 10, mu myaka 15 cyangwa se mu myaka iri imbere.
Imana rero iyo irimo igutunganya byose ibikoraho mu rukundo, gusa iyo urimo kubicamo nta neza yabyo uba urimo kubona. Mbibutse ko Imana ibikora mu rukundo, ariko iyo urimo kubicamo wowe nta neza yabyo uba urimo kubona, uba wumva urimo guhemukirwa n'Imana, uba wumva waratawe n'Imana, ariko byose ibikora mu rukundo. Ibikorera gusenya uburyo wubatse butari bwo, ikabikorera kukubaka mu buryo bukwiriye cyangwa se buri bwo bugendanye n'ishusho nziza yakugeneye, ikabikorera kugutinyura no kubaka kwizera kwawe. Impamvu ibikorera kugutinyura no kubaka kwizera kwawe ni uko iyi si yuzuye ibirushya byinshi. Iyo udatojwe muri ubu buryo kwizera kwawe gukomezwe, ibintu byose bishobora kukugusha kandi urugendo ruba rukiri rurerure. Ibyago n'amakuba nzahura nabyo ntabwo ndimo mpanura ibibi, ariko birahari kuko ni mu isi. Nimbigeraho narateguwe, amaboko yanjye yarateguwe mu buryo bwo mu mwuka, ntabwo nzava mu byiringirwa, ntabwo nzava mu gakiza. Ariko iyo ntateguwe, ndi umuntu wabivamo nongera mbigarukamo, cyangwa se nkanabivamo mu buryo bwa burundu. Ibyo bihe rero byo kumenagurwa n'Imana wabitandukanya ute n'ingaruka z'amahitamo mabi? Ukabitandukanya ute n'ingaruka z'uko utabaye responsable, cyangwa z'uko ntabaye responsable, cyangwa z'uko ntahagaze mu nshingano, cyangwa se n'igihano cy'Imana, kuko nabyo bibaho. Ibi bihe byo kujanjagurwa, ibi bihe bya brisoma, twabitandukanya gute n'ingaruka z'amahitamo mabi? Hari amahitamo mabi tugira mu buzima, ngakoresha nabi ubuzima bwanjye, ngafata ibyemezo bibi, nagera imbere bikangiraho ingaruka. Ibyo twese turabizi. Hari ingaruka z'uko ntabaye responsable, ntahagaze mu nshingano zanjye, hakagira ibintu runaka biza ku buzima bwanjye. Hari n'igihano cy'Imana. Muzi ko Imana ariko ihana, hari igihe ihana kera, ariko hari n'igihe igihano kituzaho muri none. Nabitandukanya gute rero? Nabwirwa n'iki ko ndi mu gihe cyo kujanjagurwa n'Imana, ndi mu gihe cyo gutozwa n'Imana? Ushobora no kutabimenya kandi urugendo rugakomeza kuba umwizerwa, ukizirika ku Mana, ntacyo bitwaye. Icyo natekereje kugira ngo ube wamenya ko iki kintu kirimo kikugeraho ari ibihe byo kwigishwa n'Imana, bizo kumenagurwa, brisoma, byo bikugeraho wakoze icyo wasabwaga gukora, utarangaye, utagiye kure y'Imana, ahubwo urimo kuyegera kurutaho. Ntiwarangaye, wakoze icyo wasabwaga gukora, wasenze, wahagaze mu nshingano, ntabwo wagiye kure y'Imana, ahubwo urimo urayegera kurutaho. Akaba ari bwo rero ikoramo ibyo bihe. Ni ukuvuga ngo niba uri mu bihe birimo bigukanda, birimo bisa nk'ibigucisha bugufi, bishobora kuba urimo kwigishwa n'Imana, uri muri ibyo bihe bya brisoma, ariko wowe wakoze inshingano zawe, ntiwarangaye, ntiwagiye mu byango biba ari ingaruka, ntiwabaye umuntu uri irresponsible udahagarara mu nshingano, ahubwo warushijeho kwegera Imana, ariko ukabona ibintu birakomeza gukomera muri ubwo buryo. Reka nashyizemo ibyiciro bitatu iby'Imana ishobora kuba ibikorera. Icya mbere, ibikorera nk'uko twagiye tubivuga, ibikorera kudukiza ubwibone buhishe mu mitima yacu. Ibikorera kudukiza ubu bwibone. Mu byakozwe n'intumwa, igice cya 9:15-16 turahabona ubuzima bwa Pawulo uko Yesu yamuvuzeho. Ariko reka ntange urugero kuri Pawulo cyangwa se Sawuli. Muribuka ko amaze guhura n'umwami yarahumye. Guma byonyine, ni ukuvuga ngo nta mbaraga zo gukomeza kugenda mu muvuduko yari afite wo kujya kurwanya abizera, ntazo afite. Ubwo butwara arasa nkaho abutakaje. Imbaraga yiyumvagamo zituma avuduka ajya gufata abizera zirasa nkaho zigiye. Arahumye mu yandi magambo, arakenera kurandatwa n'abandi bantu, arakenera gufashwa. Bimwe mu bintu bicisha bugufi harimo gukenera gufashwa. Burya umuntu wese ubundi yumva yakora ibintu bye byose akabyishoborera, akabyibashiriza, ariko gukenera ubufasha ni bimwe mu bintu biducisha bugufi. Akeneye gufashwa. Ikindi kintu gitangaje, yaje gukizwa. Mwibuka ko yahumye, yakijijwe n'umuntu muri babandi yarwanyaga, Ananiya. Niwe waje kumusengera, arakira, aramubatiza. Byashoboka ko Imana yakoresha abandi bagabo b'abanyabwenge Sawuli yigiyeho, bagamariye n'abandi b'urwego rwe, akaba ari Imana imutumaho. Imutumye ku muntu usa nkaho aciriritse, imutumye ku muntu yari arimo arwanya. Ni ukuvuga ngo ibyo byose bimwe biracisha Sawuli bugufi. Umva ikindi kintu Yesu yari yamuvuzeho mu byakozwe n'intumwa 9:15-16, ngo umwami aramusubiza ati, genda. Kristo arimo arabwira Ananiya cyagiye afite ubwoba bwo kumusanga, genda kuko uwo muntu ari igikoreshwa nitoranirije ngo yogeze izina ryanjye imbere y'abanyamahanga n'abami n'Abisiraheli. 16, nanjye nzamwereka ibyo azababazwa nawe uburyo ari byinshi bamuhora izina ryanjye. Uyu muhamagaro Pawulo yagiyemo hari harimo no kubabazwa, ndetse byatangiye ngaho yahumye, ngaho arasengerwa n'umuntu atemera, ngaho arabatizwa n'umuntu asa nkaho arusha ubushobozi n'ubumenyi n'ubwenge. Byose byari ibyo kumucisha bugufi. Hanyuma umwami Yesu aravuze ngo ni igikoreshwa nitoranyirije, hari ibyo ngomba kuzamukoresha, ariko kandi azababazwa kubw'izina ryanjye, azatozwa, mu yandi magambo aziga. Imana iratwigisha mu rukundo rwinshi, mu mbabazi nyinshi, ariko ikatwigisha kugira ngo itazadutakaza. Reka njye ku rugero rero rwa Nebukadinezari, umwami Nebukadinezari mu gitabo cya Daniyeli igice cya 4.
umurongo wa 26 no 27 harambwira ngo hashize amezi 12 umwami yari i Babuloni arambagira mu rugo ibwami aravuga ati ngiyi Babuloni hakomeye niyubakiye ngo habe umurwa wanjye nturaho nkubakishije imbaraga z'amaboko yanjye ngo haheshe ubwami bwanjye icyubahiro. Ese mutekereza ko aya magambo Nebukadinezari yavuze ateye ubwoba cyane? Oya, turayagira mu mitima yacu kubera ikinyabupfura, kubera ikinyarwanda dushobora kutabivuga, ariko ibi bibitse mu mitima y'abantu benshi. Hari ibikorwa tuba twarigereyeho, amazu twiyubakiye, amashuri twiyigiye, ibintu byinshi byiza twigereyeho, cyangwa se yewe twanatomboye bikatugeraho uko ari n'igihe umuntu aba atabikoreye. Tuvuge nk'ubwiza se n'igihagararo ufite, warabikoreye? Oya, wavutse usanga umeze utyo, usanga uri umusore ufite igihagararo, usanga uri umukobwa mwiza ufite ukuntu uteye neza, nyine ukurura amaso y'abantu benshi, nta kintu na kimwe wigeze ubikoraho. Ariko ibyo ngibyo hari ubwo byuzura mu mitima yacu. Ni ukuvuga ngo aya magambo twawe wenda ntituyavuga ku munwa nk'uko Nebukadinezari yavuze, ariko ugasanga tuye mu mitima yacu. Ibi bintu nigereyeho, izi mpano ngewe nahawe ni birananyuranye, nazihawe n'Imana ariko ndazirata. Gute se wirata impano kandi warazihawe? Ni ibitizanyo, ni ibintu wahawe n'Imana. Gute se wirata amashuri kandi hari abantu bakurushaga ubwenge batagize ayo mahirwe? Gute se nirata amafaranga hari abantu barushaga gukora batagize ayo mahirwe? Mu by'ukuri ibintu byose dutunze ntitwagobye kubyirata, ariko nk'uko navuze cyangwa se nk'uko usanzwe ubizi, mu mutima w'umuntu habamo ubwibone bubitswemo. Ni ukuvuga ngo Nebukadinezari yavuze ngiyi Babuloni ikomeye niyubakiye n'amaboko yanjye n'ubwenge bwanjye ngo haheshe ubwami bwanjye icyubahiro. Nkuko nari mvuze, dushobora kutabivuga ku munwa ariko bibitse mu mitima yacu, cyangwa se bidatondekanye nk'uku nguku ariko bibitse mu buzima bwacu, kuko Imana ireba mu mutima ibibonamo kandi ikiyemeza kubimaramo kugira ngo uzahinduke igikoreshwa cyihesheje icyubahiro nk'uko yavuze kuri Sawuli. Imana imaze kumukoraho rero nk'uko yamukozeho murabizi, ku gice cya ku murongo wa 31 muri iki gice haravuga ngo hanyuma y'iyo minsi, ni ukuvuga ngo yakuwe ku bwami, yagiye kurisha nk'inyamaswa mu ishyamba, hanyuma aza kwibwira ku murongo wa 31 ngo hanyuma y'iyo minsi jyewe Nebukadinezari nuburira amaso yanjye mu ijuru, ngarura akenge, mpera ko nshima isumba byose, ndayambaza nubaha ihoraho iteka ryose, kuko ubwami bwayo aribwo bwami butazashira kandi ingoma yayo izahoraho uko ibihe bihaye ibindi. 32 ariko abo mu isi yose ni nk'ubusa. Wa mwami wumvaga ari igitangaza atangiye kubona ko abantu ari ubusa. Nshuti z'Imana, abantu ni ubusa. Yego barashoboye, hari ibyo bakorera, hari ibyo babasha, ariko Mana, umuntu usinzira atanarwaye se agapfa. Simvuga ngo bibe mu mvugo yacu, ariko mu mutima tumenye ko ariko kuri umuntu yakomera, umuntu yavaho, umuntu yapfa kandi yararanye ingamba zo gukora ibintu bikomeye. Uyu mwami rero arabimenya nyuma yo kwigishwa n'Imana. Aravuze ngo kandi nta 32 ngo ariko abo mu isi yose ni nk'ubusa imbere yayo, ikora uko ishaka mu ngabo zo mu ijuru no mu bantu bo mu isi, kandi ntawe ubasha kuyikoma mu nkokora cyangwa kwibaza ati uragira ibiki. Mbere ibi bintu siko yarabizi, ntabwo yarazi ko Imana ikora uko ishaka, ntabwo yarabihaye agaciro ko Imana yamukura kuri ubwo bwami, ko yamuhaye amaboko yo kubikora, ko yamuhaye ubwenge bwo kubikora. Siko byari bimeze mu mutima we, ariko arabimenya. Aravuze ngo Imana ikora uko ishaka. Ku murongo wa 33 icyo gihe nsubizwamo ubwenge, ubwiza burabagiranye nahoranye bungarukamo. Twigeze kukivugaho, noneho bumugarutsemo. Amenye ukwiriye guhabwa icyubahiro ko ari Imana, amenye uwimika abami, nubaha ubwenge, nubaha icyubahiro, nubaha gukora, nubaha gutunga, amenye ko ari Imana. Bwa bwiza yahoranye, cya gikundiro, cya gitinyiro, bwa bwenge bumugarutsemo. Ngo icyo gihe nsubizwamo ubwenge, ubwiza burabagirana nahoranye bungarukamo, butuma ubwami bwanjye bugira icyubahiro. Maze abajyanama banjye n'abatware banjye baza kunshaka, mpera ko nkomezwa mu bwami bwanjye, ndetse nongerwa icyubahiro cyinshi. None njyewe Nebukadinezari ndashimisha umwami wo mu ijuru, ndamusingiza, ndamwubaha, kuko imirimo ye yose ari iy'ukuri kandi inzira ze ari izigororotse. Ariko abibone abasha kubacisha bugufi. Iyo aducisha bugufi rwose kugira ngo asige iki kintu cyubatse mu mutima wa Nebukadinezari, agisige cyubatse mu mitima yacu. Ibi bintu ntabwo umuntu abasha kubyigisha undi, ariko hari umurimo Imana ikorera mu buzima bwacu. Ese uribuka hari ahantu yaba yaragucishije bugufi? Ese undi munsi murarwana n'ibyo bintu? Imana izabikorera kwihesha icyubahiro kugira ngo umutima wawe uzayihe icyubahiro wonyine. Nitegereje mu buzima bwacu bwa buri munsi, ziriya mbuto z'umwuka tuvuga, ubugwaneza, urukundo, za mbuto z'umwuka zose uko tuzisoma, burya nasanze zidapfa kumera gutyo. Oya, ntago zipfa kumera ku muntu, zimera ku muntu wigishijwe n'Imana. Ntago ziriya mbuto ari karemano z'umwuka. Oya, dutozwa n'Imana zikagenda zimera muri twebwe. Ugasanga umuntu yabaye umugwaneza rwose, arakunda abakunditse n'abadakunditse, we si ibyo yigize, yabitojwe n'Imana mu mibabaro, yabitojwe n'Imana. Yajyaga kuzamura agatwe, Imana ikongera ikamumanura, yakwangana bikamugaruka, Imana igenda imutoza buke buke. Icyambu uyu munsi Imana ikatunoza rwose, tugahinduka abantu bayihesheje icyubahiro. Icya kabiri navuze, icya mbere nari mvuze ngo ibikorera kugira ngo imare ubwibone bubitse mu mitima yacu. Icya kabiri ibikorera akenshi gupima ubwizerwe bwacu.
muri uru rugendo ubanyemo n'Imana uzapimwa mu bwizerwe bwawe. Turabibona ku buzima bwa Yobu. Mu gitabo cya Yobu igice cya mbere 8 kugeza kwa 10 harambwira ngo Uwiteka arongera abaza Satani ati mbese witegereza umugaragu wanjye Yobu yuko ari ntawuhwanye nawe mu isi, ko ari umukiranutsi utunganye wubaha Imana kandi akirinda ibibi. Ngo maze Satani asubiza Uwiteka ati ariko se ugira ngo Yobu yubahira Imana ubusa? Ntiwagiye umurinda we n'inzu ye n'ibyo atunze byose, wahiriye umurimo w'amaboko ye n'amatungo ye agwiriye mu gihugu. Uku guhamya Uwiteka ahamije kuri Yobu, nubwo abizi neza ko Yobu ari umwiringirwa, nubwo abizi neza ko Yobu adakundira Imana ibyo yahawe n'Imana, ariko bigiye gupimwa. Umugisha ufite, ibyiza ufite, kuba warabyaye, utunze, yaba ufite umugore cyangwa umugabo, hari ibintu byiza runaka ufite, hari igihe bipimwa tukamenya cyangwa se Imana ikamenya niba urukundo ukunda Imana rushingiye kuri ibyo bintu wahawe. Iki kizamini Yobu yaje kugitsinda cyuko gukunda Imana kwe kutari gushingiye ku byiza Imana yamuhaye. Iyo turebye nanone muri iki gitabo cya Yobu igice cya 2:3 ngo Uwiteka abaza Satani ati aho witegereje umugaragu wanjye Yobu yuko ari ntawuhwanye nawe mu isi, ari umukiranutsi utunganye wubaha Imana kandi akirinda ibibi, yakomeje gukiranuka kwe nubwo wanteye kumugirira nabi nkamuhora agatsi. Mu by'ukuri Yobu ni nkaho yarenganijwe, ariko yakomeje gukiranuka kwe. Ntabwo yakundiraga Imana, ntiyubahiraga Imana ibyiza Imana yamuhaye, ariko ibyo bintu byagombaga gupimwa bakareba koko niba ari byo. Yobu iki kizamini yaragitsinze. Ubukene ntabwo bwamukuye ku Mana, ubwigunge kuko yatawe n'inshuti n'umugore nawe ni nko kumubwira amagambo nk'ari ati wavumye Imana ukipfira. Nuvuga ngo ubwigunge ntibwagabanyije urukundo akunda Imana. Kudasobanukirwa n'ibirimo kumubaho. Hari abantu benshi barimo guteshuka inzira y'agakiza kubera kudasobanukirwa n'ibintu birimo kubaho. Hari ibintu bituba mu buzima ntidusobanukirwe. None se Yobu yakwibaza kuki abantu bapfuye, kuki amatungo ashize, ko ndi umukiranutsi, ko nabasengeraga, ko nabatambiraga ibitambo, muribuka ko yabatambiraga ibitambo ataharaho umwana wanjye yaba yacumuye. Yari umuntu mu by'ukuri utabonaho impamvu. Ubukire bwe ko yabukoreshaga gufasha indushyi, abapfakazi, ngo amaboko ye yaberaga abatagira amaboko. Yari umuvugizi w'abatagira kivugira. Ni ukuvuga ngo yari afite umumaro mu gihe cye. Rero yaciye mu bihe byo kudasobanukirwa. Hari abakiranutsi bahagaze mu bihe byo kudasobanukirwa. Why? Kuki Imana? Kuki ibintu birimo kumbaho? Rimwe na rimwe bikabanamura. Ariko mu bihe byo kudasobanukirwa ntabwo Yobu byamutsinze, ahubwo yarakomeje arabishobora, akomeza komatana n'Imana. Gupfusha niba harimo ikintu kibabaza inshuti z'Imana, ni ugupfusha umuntu wowe bugufi, umuntu ukunda. Gupfusha ntabwo byamunamuye ku rukundo yakundaga Imana, ntabwo byose byamushoboye, ahubwo yagumye ku Mana ye. Bimwe rero mu bintu Imana izakora ni ugupima ubwizerwe bwawe. Ese rwa rukundo rushyushye, ruvuduka, rwihuta, rukorera Imana, ese ntabwo waba ruterwa n'akantu Imana yagupfumbatishije? Ese ntabwo waba ruterwa n'umwanya mwiza Imana iguhaye? Ese warukomeza n'igihe byaba bidahari? Iri ni isomo ritureba twese, ntabwo mbe mbikubwira ntabyibwira. Oya, byinshi nkubwira burya ni ibyankomeje, ni ibinsindishiriza muri urugendo, nawe nkabikubwira kugira ngo tubashe kubifatanya. Icya gatatu, Imana ibikorera gutoza amaboko yacu yo mu buryo bwo mu mwuka. Gutoza amaboko yacu mu buryo mu mwuka. Turi abarwanyi mu bwami. Muri iyi si abakristo turi ku rugamba tutagomba gutsindwa. Bimwe rero mu bintu bituma Imana igutoza hakiri kare ni ukugira ngo utozeke ube intwari cyangwa se intore n'umuntu watojwe mu buryo bwo mu mwuka. Ni ukugira ngo ikomeze amaboko yawe yo mu buryo bwo mu mwuka. Ni ukumaramo mu yandi magambo ubutesi bwo mu mwuka. Ubutesi bwo mu mwuka kugira ngo nuhangana n'umwanzi ntuzatsindwe, kuko Satani arakwanga, yagambiriye kutazarangiza uru rugendo amahoro. Rero mu bintu Imana ikora mu kudutoza, iradutoza kugira ngo tutazatsindwa urugamba rwo mu mwuka. Itumaramo ubutesi bwo mu buryo bwo mu mwuka. Ese mu rugendo rw'agakiza ntugendana n'abantu wajya kubona umuntu agushijwe cyangwa se asubijwe inyuma n'akantu gato wowe wabashije? Uzi si impamvu we ntaragatozwa, wowe wagatojwe, urakihanganira, urakomeza urugendo. Rero igihe ukomeza nkaho nta nakabaye kubera ko watojwe kuri iyo ngingo. Rero Imana ibikorera kugira ngo idutoze mu buryo bwo mu mwuka. Reka ntange urugero rwa Dawidi. Dawidi igihe yarwanaga n'idubu akarwana n'intare, ndahamya ko nkuko nawe wabyibaza, yibazaga mu mutima we, ko se Mana ko nagukiranukiye, ko nkunguhimbira za Zaburi, ko nkora ibyo ngomba gukora, niki gituma izi ntambara zimbaho? Kuki ndinda kurwana n'idubu, kuki ndinda kurwana n'intare, ko nkiranuka mu buryo ndagirira data ndetse n'ababyeyi banjye ko batanyitayeho cyane, ko kumbereye Imana, kuki ibi byago bingeraho? Nkuko wowe nawe ushobora kwibaza. Hari igihe mu by'ukuri umuntu aba yakoze ibyo asabwa gukora, yagerageje, kuko ntitubinoza 100%, ariko yagerageje ibyo asabwa gukora byose, ariko ukabona ibintu ntago byaciyemo. Agomba kuba nawe yaribazaga byinshi mu mutima we, akibaza kuki Imana yemera ko ibi byago bimbaho. Ntabwo yarazi ikimutegereje, ntabwo yarazi ko gutsinda Goliyati bizasaba umuntu ufite amahugurwa n'imyitozo imeze
nk'iya Dawidi. Murabizi ageze kuri rugamba rwo guhangana na Goliyati, umuntu wari ufite kuriya gutinyuka yari Dawidi wenyine, kuko nyine yaratojwe. Imana rero izatoza amaboko yawe mu buryo bwo mu mwuka. Mu buzima bwanjye bw'agakiza hari ibibazo n'ingorane byageragaho kera ngahita ndyama nkiyorosa, nubwo naba nifite gahunda y'ivugabutumwa ngahita nyisubika ngashaka n'impamvu. Ibyo bibazo bishobora kongeraho uyu munsi sinanabitindeho ngakomeza urugendo. Byagenze gute? Imana yatoje amaboko yanjye mu buryo bwo mu mwuka. Erega gutozwa ntibivuga ngo ibibazo byararangiye n'ingorane zararangiye, hari izo wararenze zitakiri urwego rwawe. Ni nka kurya umwana mutoya, murabona umwana mutoya wiga kugenda akabaraza gato cyane kamubera kanira, ajya kukurira akarwana akagwa. Niko bimera mu buzima bwacu bwo mu mwuka, ariko umuntu mukuru agatambuka nk'utakabonye. Iyo natojwe mu buryo bwo mu mwuka, ya ngorane imeze nk'akabaraza gatoya umuntu mukuru agiye gutambuka, ntago sindi munabimenye, ntibiri bunasabe foro nini cyane kubera gutozwa mu buryo bwo mu mwuka. Ageze imbere ya Goliyati yari afite inararibonye, ariko ndahamya ko igihe yarwanaga n'intare n'idubu atararyohewe, ndetse yibazaga ariko Mana wayi ibingi, kuki ibingibi bimbaho, kuki ari njyewe bibaho, ese kuri Imana indinda, kuki udacisha intare kure, kuki udacisha idubu kure? Niko tujya tubwira Imana, kuki wemera ko iki kibazo kingeraho, ko wari ufite ubushobozi bwo kundinda. Irimo iragutoreza kubera iby'imbere ugomba gutsinda Goliyati. Hari ibindi uzatsinda hariya imbere. Imana yifuza ko utazaba umuntu wari usubira inyuma wirukanka uhunga. Zaburi ya 18 ngana ku musozo murongo 35 haravuga ngo yigisha amaboko yanjye kurasana, bituma amaboko yanjye afora umuheto w'umuringa. Mu buryo bwo mu mwuka Imana yigisha amaboko yacu kurasana. Uyu munsi abakristo batinya buri kintu cyose. Inkoko ivuga ninjoro, niba inkoko inavuga, niba igihunyira kivuze, niba akantu kose kavuga imbeba yaca, bahorana ubwoba bupima tone. Rero Imana izatoza amaboko yawe ku buryo ushira ubwoba mu buryo bwo mu mwuka. Ano magambo muri Bibiliya, ijambo ry'Imana, reka mbasomere ku mirongo 35 na 37, haravuga ngo ni intoza kujya ku rugamba, ikambashisha kurashisha umuheto ukomeye. Imana intoza kujya ku rugamba, ikambashisha kurashisha umuheto ukomeye. Nuvuga ngo umuheto ukomeye cyangwa ikibazo kigorane ngewe nkagishobora, utatojwe ntagishobora. Ni Imana idutoza kuba ku rugamba rwo mu mwuka. Inshuti zanjye mbibutse ko ibintu bikorera urukundo kugira ngo ntazaba umuntu wora bivamo, kuko uru rugendo ni urugamba. Ku murongo 34 baravuga ngo ni wowe nkesha kugenda ntacyo nikanga, ibirenge byanjye ntibyigera bitsikira. Buri yari amahoro tuba tuvuga muri Kristo Yesu, kutagira ikintu umuntu yikanga, bizanwa nuko yarwanye intambara nyinshi akazitsinda, hanyuma agashira ubwoba. Ntago umwana mutoya utaratozwa n'amaze gutozwa bashira amanga kimwe. Niwe nkesha kugenda ntacyo nikanga, ndabihamya. Kristo niwe nkesha kugenda ntacyo nikanga. Uyu munsi ko ntacyo nikanga siko byahoze mu myaka 10 ishize, siko byahoze mu myaka 20 ishize, iminsi nakiragamo agakiza 20 n'ingahe, siko byahoze. Ariko uyu munsi hari ikimaze gukoreka mu buzima bwanjye. Ntago umurimo w'Imana warangiye, uracyakomeza. Ariko ibi ngibi niwe nkesha kugenda ntacyo nikanga, birahari mu buzima bwanjye, siko byahoze. Hari umurimo, hari urugamba runaka Imana yagutoje ukarutsinda, ukarubasha, ukigira imbere. Rukubabaje ntago uvuga ko rutababaza, ariko ugatsinda. Niwe nkesha kugenda ntacyo nikanga, ibirenge byanjye ntibyigera bitsikira. Ibi bintu byo kutagira icyo wikanga, nta muntu bitiza undi. Oya, Imana izaza kuri wowe igukoremo umurimo kugeza igihe uzaba umwana w'Imana ufite ubushizi bw'amanga. Amaboko yawe mu buryo bwo mu mwuka byatojwe, ubwibone bwawe bwagiye bugabanuka. Impamvu uvuga kugabanuka, abantu bese dufite doze y'ubwibone mu mitima yacu, ahubwo ku ngeri zitandukanye. Harimo abagifite bwinshi butarakorwaho, harimo abo bwagabanutse, harimo abo bwagabanutse cyane. Ariko agatima gakomanga kakwemeza ko uri hatari kaba mu mitima hafi y'abantu bose. Ariko Imana izakomeza gukora uwo murimo, imara ubwibone mu mutima wawe, itoza amaboko yawe kurwana, ipima ubwizerwe bwawe muri uru rugendo. Imana yacu itugirire neza. Ibyo bese igituma Imana ibikora no kugira ngo itazagutakaza hagati muri uru rugendo. Iyi nzira ijya mu bwami bw'Imana irafunganye, irimo ibirushya byinshi, byanamuye bagenzi bawe muri uru rugendo, byatumye benshi bataba igikoresho cyahagararira ubwami bw'Imana neza. Ibyo byose Imana ibikora kugira ngo itazagutakaza, ube uw'Imana yishimira kandi uzarangiza urugendo amahoro. Imana iguha umugisha, ndagusabira imbaraga. Ndagusabira imbaraga z'Imana ku buzima bwawe, uhagaze mu gihe gisa nk'iki ngiki cyo gukandwa n'Imana. Kandi mbibutse ko ikanda harwaye, wowe ishobora kutagukanda nkawe yankanze, yari izi uburwayi bw'umutima wanjye, izi uburwayi bw'umutima wawe. Imana irashaka kuguha forume, ishusho imeze nk'uko ishaka. Ibikora mu rukundo rwinshi, ikabikora izi kizagukoresha mu myaka 10 iri imbere wowe utazi, izi kizagukoresha mu myaka 20 iri imbere wowe uyu munsi utazi. Imana iguha umugisha, Imana ikwambika imbaraga, nawe usaba ubuntu bwo kumwizerwa muri urwo rugendo rwo gutunganywa n'Imana. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu, ndagushimira urukundo rwawe rwinshi, ndagushimira imbabazi zawe zitarondoreka. Uradukunda, uduha ibikwiriye, ukatugenera ibikwiriye.
ndetse ngubwo turi babe ko tukamenya guha abana bacu ibyiza. Wowe data mwiza utagira igice cyo guhinduka, utagira igitondo wabyutse nabi, uzarushaho kutugirira neza. Ndasabira abana bawe imbaraga muri uru rugendo, abari mu bihe bisa nk'ibibaremereye, barimo bibaza impamvu yabyo, barimo bibaza bibwira ko wanabataye, bambika imbaraga kugira ngo babishobore. Komeza ukuri umurimo wawe muri twebwe, natwe turakwemereye, turi ibumba mu biganza byawe. Ntabwo tubaza nka cya kibumbano ngo kibazo ukibumba ngo uragira ibiki. Oya, komeza ukora umurimo muri twebwe nk'uko ushaka, uduhindura ibibumbano wishimira, biguhesha icyubahiro muri byose. Utagira isoni zo gutuma ahantu runaka, utagira isoni zo gukoresha ahantu runaka. Urakoze, icyubahiro cyose kikugarukire, mu izina rya Yesu dusenze, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Murakoze.